Now nitwa Jonathan, tukaba tugiye kurebera hamwe uko ushobora gukora application ya telefone ariko udakoresheje kode cyangwa se udaprogram. Turaba turi gukoresha Appsheet, ni platform igufasha gukora application ariko ugendeye kuri data. Hanyuma ugiye kuri Google searchinga Appsheet, turaza no gukoresha Google Sheets ariyo turi bukoreshe tubika data zacu zo muri app yacu. Kujya kuri Google Sheets ukanajya no kuri Appsheet. Creating app ya mbere, urabanza ukaloginga in, hanyuma bakohereza kuri apps. Hanyuma ushobora creating application yawe ukoresheje uburyo baba baguhaye, ariko mu gihe utabonye iriya pop-up ushobora no creating new app ukiyibona, hanyuma bigasaba yuko uba ufite data uri buze gutangiriraho cyangwa se ugakoresha ama template. Hanyuma ahangaha nibwo duhita tujya kuri Google Sheets. Hanyuma ugeze muri Google Sheets ushobora kurineminga file yawe, ukatirineminge kuri musical instruments. Hanyuma reka turineminge nino sheet tuyite instruments. Nyuma reka dukore indi tuyite brands. Nyuma muri instruments reka dukore zino columns. Hanyuma no muri brands harimo zino column ebyiri. Nyuma reka dutangire gushiramo data kuri insert, kuri image, tujye kuri Google searching grand piano, iyo Yamaha, ngiyi inserting. Nyuma reka twongeremo n'indi piano yindi ya Roland. Nyuma no muri brands tuyongeremo Roland. Hanyuma nitujya muri Appsheet reka duklike kuri start with your own data instruments. Nyuma ushobora kwigira ya spreadsheet yacu. Imaze gufunguka, kuri uruhande rw'epfo dufite menu zidufasha kugenda dukora ibintu bitandukanye tweditinga app yacu cyangwa se tuyikora. Home hari info, hano hahindurira izina rya app cyangwa logo. Data ni izi ngizi dufite dukora muri no spreadsheet. Hanyuma urabona ko hajeho table imwe, ushobora kwadinga n'indi table. Iyi yindi ntabwo yaje, iyi ya brands, sheet ya brand. Hanyuma ushobora kuyadinga ukoresha na buto cyangwa se hano kubera barimo barasuggestinga kuimportinga ukaba wayimportinga. Hanyuma nayo imaze kujyamo, urabona ko ari ebyiri. Indi menu ikurikiraho ni ya interface. Urabona ko muri aka kanya dufite ino page ya instruments gusa yerekana zino instrument. Urabona ushobora kugira card, ushobora kugira table, ushobora no kugira gallery cyangwa se n'izindi form zigiye zitandukanye. Mafoto ntabwo ari kugaragara, downloading, hanyuma tuyashyire kuri Google Drive, ukayashyira kuri Google Drive yawe. Ukaba ushobora kuba wayineminga tuyigire piano 1 kuri JPEG. Nyuma noneho iyi piano 2
jpg. Hanyuma reka dushyiraho location muri folder ya images, piano 1. Nyuma tubikore no ku yindi row duhindure dire kabiri. Nyuma reka tujye kuri data columns, nyuma turi generating structure kugira ngo yongere fetching data. Nyuma noneho ubu ngubu urabona ko amafoto agaragara. Nyuma reka tujye kuri UX, nyuma ducenjinge view type tuyigire table. Reka twongereho indi view ya brands ku buryo nazo ushobora kuzongeramo. Ushobora gukoresha view itandukanye, ariko reka dushyiremo iyi ni instruments, aho reka tugire add new view from brands, tuyite wenda brands. Reka tuyigire form, tuyigire table gutya. Nyuma urabona ko yayisize hano hasi. Ushobora guhindura ino icon ahangaha, ugiye kuri display, nyuma ukaba wayihindura. Searching brand, ushobora kuyihindura cyangwa ugashyiraho iyindi icon nziza biterwa n'uko ubishaka. Ushobora gushaka kudisplayinga ikintu ugendeye kuri condition runaka. Icyo gihe wenda ndamutse nshaka ko nza kudisplayinga ino page igihe wenda harimo data nyinshi, ushobora kuvuga ngo hano nkandikaho, ngakoresha account ugiye muri math, imbere y'ama function agiye arimo function yitwa count. Nyuma itaking a list of values cyangwa se data nyinshi. Tujya kuri data explorer, dupikinge wenda row number cyangwa se brand name, tuvuge ngo iri greater than 1. Bishatse kuvuga ngo muri ino row ya brands, niba hano muri brand name harimo data imwe, ebyiri, harimo data zirenze imwe, kuvuga ngo nibwo iri budisplaying. Ni ukuvuga ngo usibye ino Roland ntabwo biri bukunde. Kugira ngo tubibone neza, wenda ushobora gushyiramo to, ni ukuvuga ngo i-displaying mu gihe data zirimo ziruta ebyiri. Ni ukuvuga ngo kandi hano harimo ebyiri, none dushizeho yuko igomba kudisplayinga mu gihe ziruta ebyiri. Icyo gihe niturefreshinga app urabona ko itazaza kubera ko harimo ebyiri zonyine, ntabwo ziziruta. Rero ushobora gukoresha condition zigiye zitandukanye. Hano hagiye hariho amaformule ushobora kugenda ukoresha amacondition agiye atandukanye muri app yawe. Nyuma ariko dushyiremo relationship, uburyo uramutse urimo uradinga piano, brands zihita ziza hano. Kugira ngo bikorere, tujye kuri data, hanyuma tujye kuri brands, kuri instrument, hanyuma tujye kuri column zayo cyangwa se tujye view column. Hanyuma hano hasi kuri brand ntabwo ari text, ahubwo uramanuka ujye kuri ref, hanyuma ucuzinge table ko ari brands ushaka kuyihuza nayo. Noneho click done. Urabona ko hano hasi ihitizaho ku buryo ushobora kuba wacuzinga types zigiye zitandukanye. Nitujya no kuri update, wenda ugiye updating iyi ngiyi yari Yamaha, ukaba ushaka updating type yayo, edit,
brand yayo kuyeditinga, ushobora guhita uyeditinga ugasevinga. Ushobora no gushaka no gukora izindi action cyangwa se kugira ibindi bintu ukora utari ukudisipureyinga gusa ano ma page. Ukajya kuri behavior action ukavuga table ushaka kugira ibyo uhinduramo cyangwa se gukora. Hanyuma ushobora kujya gufungura iyindi website, ushobora kujya kuri phone call, start text message, no kohereza startinga application ya email n'izindi action nyinshi ushobora kugenda ukora. Ushobora no guhindura value muri columns, mbega uzikoresha iyo ugira ngo ugire action ukora. Urabona ko buto yayo ihita iza hano ya action, iyo action ukaba wayineminga ukayikora, nayo iba ifite behavior. ushobora kuvuga wenda igaragare ugendeye kuri condition. Ikindi ushobora noneho guhita usharinga ino app kugira ngo itangire ikore, ugakirika kuri no buto ugasharinga link ugashyiramo email. Niyo ubona ikora neza wayitesitinze kuri telefone urayideployinga, nyuma noneho igatangira gukora kuranimba. uku nguku niko iba igaragara kuri tablets. Mushobora no gucenjinga nka kara ya column yose, cyangwa kuri brands wenda ya kuri UX, ya kuri brands, ya kuri format rules. Change wenda ichanginge kara ngiye column ya Japan na column ya location na Japan. Hanyuma savinge ize guchanginga no column. Hanyuma ibihe wenda kara ya purple n'izindi format ushobora kugenda ukora. urabona ko kubera ko izo muri Japan zihise zihinduka, ariko zose zifite location ya Japan. Hanyuma weditinze wenda hano ukanda edit, yes, refreshing. Nyuma ubanje kuyisevinga, urabona ko ihita iba refreshed. Muri iri somo twaba twareberaga hamwe ukuntu ushobora gukora app udakoresheje code, ukoresheje platform ya Appsheet. Bikaba bifasha cyane mu gihe ushobora kuba ufite data wenda muri business runaka, cyangwa se hari n'undi muntu ushaka ko managingira data bikihuta cyane, kuko ukora structure gusa ya data ya database, ariko nabyita cyangwa se ya spreadsheet yawe, hanyuma uhita ubyimportinga ikagukorera ama views. Murakoze cyane, kurikirana iri somo.